ese ijambo ry'Imana baryiga? Iyo abantu rero biga ijambo ry'Imana cyangwa na theology baba biga imikorere y'Imana. Ntabwo umuntu yiga kugira ngo Imana imwihishurire, ntabwo umuntu yiga kugira ngo amenye Imana, umuntu amenya Imana kuko yamwihishuriye. Ahubwo iyo wiga theology ni iki? Kwiga Imana, kuko theos bivuga Imana, logi biva kuri logos bivuga ubumenyi. Ni ubumenyi bw'Imana cyangwa se kumenya Imana. Nirihe tandukaniro ry'umuntu wize theology n'utararyize ariko akaba bikora? Ndagira ngo niyo mpamvu hari rimwe na rimwe abantu bafata Bibiliya nk'ibindi bitabo. Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo. Niyo ngo iyo dusoma Bibiliya tuba tumva Imana ivuga, kuko Imana yo yabwiye yavugishije cyangwa se yavugishije abanditse Bibiliya, barangije bandika iby'Imana ivuga. Inkuru nziza TV. Yego, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese. Gahunda ni yayindi, tukomeje kubagezaho inkuru nziza. Duherereye kuri Gigs, n'ahantu heza ho gukorera ubukwe. Dufite n'ahantu ushobora kuba watwikururira umugeni mu gihe ubukwe waba ubusoje. N'ahantu heza cyane. Nasuwe n'umupapa, tuguhaye ikaze iwacu. Murakoze Inkuru Nziza TV kunyakira. Mana w'umugisha mwinshi cyane. Yego. Turashaka kugira ngo tunyure mu bintu nifuje ko twazaganira. Mbere yo kugira ngo tugire ibindi tuvuga, reka tubanze dusenge kugira ngo ibyo tuza kuganira ahantu tuze kubana n'Imana. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe, duhema kutugaragariza. Tugushimiye ko wongeye kuduhuza tukaba duhuye amahoro. Tugushimiye rero kubwo wamwemereye kugira ngo tugere ahantu tubashe kuba twaganira ibifitiye inyungu umurimo wawe ndetse n'ubwami bwawe. Reka rero Mwami uze kubana natwe kubyo tugiye kuganira ahantu, kandi ntaba ari twebwe ahubwo aba ari we. Tubigusabye tukize ku izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, umeze neza mbere na mbere? Mbere na mbere meze neza, ndashima Imana. Imana ni nziza ibihe byose. Amen. Ibihe byose. Hari abantu kenshi usanga babona baramutse ahumeka umwuka w'abazima akabifata nk'ibintu byakagombye kuba nk'ibisanzwe. Kandi ntabwo ari ibintu byagakwiye kuba ari ibintu bisanzwe, kuko n'ikimenyimenyi kugira ngo utabifata nk'ibintu byari bisanzwe nuko hari abo wumvishe mu gitondo bapfuye cyane. Icyo kintu rero iyo ubyutseho ugasanga ugihumeka umwuka w'abazima, n'ishimwe riba rikomeye. Ntabwo ukwiye kubifata nk'ibintu ariko uza ahantu umuntu apfa akagenda ntuzongere kumubona. Ariko wowe ukaba uvutse, ugakura, ukagenda, ukaba wabyuka ugihumeka umwuka w'abazima. Ni imbaraga n'ubuntu bikomeye cyane. Umuntu umwe niwe twaganiye ambwira ngo iyo aba wari uzi ukuntu kiriya cyuma cyongera umwuka ku bitaro, amafaranga gitanga birahenda cyane. Sinibuka neza, sindishuwa neza, ariko ashobora kuba ari nka miliyoni ku isaha. Miliyoni ku isaha. Miliyoni ku isaha. Rero yarabimbwiye, ariko ntabwo ndishuwa neza niba ari ariko I guess ni muri aho ngaho uko byagenda kose. Ikintu cyose n'akazi waba ukora bakwishyura ku isaha, niyo baba baguhemba 5,000 ukavuga ati ngiye ngomba kumara amasaha 12 nkora. Urumva bari ikintu gikomeye cyane. Rero icyo gihe nabitekereje ndavuga ngo uzi ko kuba uhumeka umwuka w'abazima ngo bari imyaka umaze, urebe iyo myaka yose babikubariye fagitire y'umwuka wakoresheje. Uvuga ngo ntawe ushobora kuyishyura. Rero ni ibintu twakwiye gushimira Imana, kandi ni ishimwe cyane rikomeye cyane kuba ushobora kuba wabizirikana ukamenya ko atari ibintu byakagombye kubaho, ari ubuntu uba wagiriye.
ibyo twari twabanje kuvugaho ndatekereza ko babashije kubona n'ibyo twabashije kuganira ko twabinyuzeho cyane, ntabwo twinjiye muri background. Twifuje ko ahantu wagakwiye kuzahanyuza bimwe mu byo wize kandi ufitiye impamyabumenyi. Akantu k'ikinyarwanda ngo impamyabumenyi karabihamya. Yes, ari ibintu wagize. Abantu bagiye bambwira ko ese ko bakunze ikiganiro cya mbere twagiranye, bagira icyifuzo ko ukaba wabaha amasomo. Hari abifuza kubyiga, abifuza kubyiga ariko kubera umwanya akavuga ati wenda nshobora ko mbifatanya n'akandi kazi, even n'abapasiteri cyangwa hari abashobora kuba babikora nk'umuhamagaro ariko bakeneye wenda nk'amahugurwa kuba babyiga, ariko kubera inshingano nyinshi akavuga ko aba yabonye ahantu yashobora kuba yabyiga byabasaba. So numva ni igitekerezo cyiza bigira. Ese mbere na mbere hari abashobora kuba bibaza ese ijambo ry'Imana baryiga? Icya mbere ni uko icyo kibazo ni ikibazo cyiza buri wese aba agomba kumenya, cyane cyane iyo abantu baba bati kwiga ijambo ry'Imana, kuki se abantu biga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Bamwe basobanura kutagira ubwenge, ariko ijambo ry'Imana iyo ucukumbuye bisobanura kutamenya, buzize kutamenya. Ahantu rero umuntu akura ubumenyi ni mu kubusoma cyangwa se mu kububona, uko wabona uko ariko kose, iyo ububonye nibwo ubumenya. Hanyuma rero ubumenyi umuntu ashobora kubona biciye muri media nk'ibi bya social media cyangwa mass media cyangwa se social media nirwo rurimi dufite dukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane. Dushobora no kubibona noneho mu ishuri, aho umuntu ajya ku ishuri akiga akagira ubumenyi, naho umuntu ashobora kuhabonera ubumenyi. Hanyuma umuntu ashobora no kubonera ubumenyi mu muryango. Umuryango wakuriyemo ushobora kugira ibyo umenya ukiga, kubera ko abagutanze kubona izuba hari ibyo bakurusha, rero hari ibyo bigiraho. Ushobora no kugirira ubumenyi no mu kazi. No mu kazi, iyo umuntu agiye mu kazi ntabwo byose aba abizi, hari ibyo agenda yiga kubera uburambe n'akazi agenda akora, akagenda agira ubumenyi. Noneho rero ushobora no gusoma, umuntu arasoma, kwisomesha, ukigisha, ukagira ibyo umenya. Ubwo ni uburyo butandukanye bwo kumenya cyangwa se gushaka ubumenyi. Gusa abantu bamenyereye cyane cyane kujya mu ishuri ukiga, ariko si wowe nyine hava ubumenyi, buva ahantu hatandukanye. Rero ijambo ry'Imana naryo kugira ngo turimenye turaryiga. Turyiga biciye muri ubwo buryo butandukanye. Hari ukujya mu ishuri, hari ukurisoma, hari kuryumva abantu barivuga cyangwa se baryigisha. Ikindi birenze n'ijambo ry'Imana, ibyo ngibyo ngiye kuvuga, Imana ishobora no kwigishiriza mu byaremwe, mu bintu bihari bitandukanye, bigatuma umenya Imana utanasomye Bibiliya. Imana ikaguhishurira ukiga ibintu bitandukanye. Ibyo byose ahangaha Imana ifite imbaraga. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora no kwigira mu byaremwe, kumenyera Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo turyiga, icya mbere kiba kigamijwe ni gusobanukirwa imikorere y'Imana. Gusobanukirwa imikorere y'Imana, imigenzereze y'Imana. Ntabwo ari ukwiga Imana, kuko Imana ntiwayiga ngo uyimenye. Ikindi, ntabwo umuntu amenya Imana kuko yayizi, kuko umuntu amenya Imana kuko imwihishuriye. Iyo abantu rero biga ijambo ry'Imana cyangwa na teoloji, baba biga imikorere y'Imana. Ntabwo umuntu yiga kugira ngo Imana imwihishurire, ntabwo umuntu yiga kugira ngo amenye Imana. Umuntu amenya Imana kuko yamwihishuriye. Ahubwo iyo wiga teoloji uba wiga imikorere y'Imana, uko Imana ikora cyangwa se uko yigaragarije, uko yigaragarije abantu, uko twigaragariza. Aho ntabwo
umuntu ashobora kwibaza ese mbere na mbere kwanza teoloji ni iki? Kaduhera aho ngaho. Teoloji umuntu yabyita ko ari ukwiga Imana. Yego. Kwiga Imana, kuko teos bivuga Imana, logi biva kuri logos, logos bivuga ubumenyi. Ni ubumenyi bw'Imana cyangwa se kumenya Imana. Ariko ubwo ngubwo nuvuga ngo kumenya Imana ni ukumenya imikorere yayo. Yego. None ubwo ntabwo umuntu ashobora kuvuga agahita yumva ko ijambo ry'Imana rishobora kuba ryarabaye nka siyanse? Ijambo ry'Imana ryaba nka siyanse mu ruhande rumwe, ariko mu rundi ruhande ntibiribe siyanse. Kubera iyo mpamvu siyanse bivuga ubumenyi, kandi iyo umuntu afite ibyazi nyine ababizi bari ubumenyi, afite ubumenyi. Hanyuma bitandukanye na siyanse ni iki? Nuko kugira ngo umenye Imana, ntabwo kugira ubumenyi bwa siyanse bihagije kugira ngo umenye Imana. Kuko ushobora kugira ubumenyi bwa siyanse ndetse bw'ijambo ry'Imana ariko ntumenye Imana. Ibyo ndabisobanura. Kubera yuko Imana tuyimenya itwihishuriye. Ntabwo ushobora kwiga hanyuma ngo biguheshe kumenya Imana, ahubwo bigufasha gusobanukirwa Imana ariko yo yamaze kukwihishurira. Niyo mpamvu gukizwa cyangwa se no kuba umwana w'Imana tutabihabwa n'ibyo twasomye, tubihabwa nuko twizeye. Kandi hari uwizera, harashobora kwizera kuko yumvise umuntu avuga, harashobora kwizera kuko abonye yitegereje ibintu akizera, harashobora kwizera kuko hari icyo yumvise mu mutima we, hari impinduka yumva akeneye. Ubwo kumva ukeneye impinduka bituma ushaka kuzuza iyo gap cyangwa se icyo cyoho kirimo, kandi kucyuzuza uba ukeneye Imana. Uko gukenera Imana rero ntabwo kuba kuvuye mu kwiga, ahubwo kuba kuvuye kuko Imana ikwihishuriye, kuko iyo ikwereka ko ufite gap, ufite icyuho. Icyo cyoho rero nta wundi ukiziba, ikakwereka ko nta wundi ukiziba, ukumva ko ukeneye umuntu ukurusha imbaraga kugira ngo kizibe. Akenshi rero hari igihe umuntu ashaka ibisubizo, abantu bakaba badashobora kugira icyo bamufasha. Aho ngaho niho Imana izira kugira gute kumushyigikira no kumufasha. Aho abona ko ubushobozi bwose bwarangiye, cyangwa se ntawe ushobora kugira icyo amufasha, ntawe ushobora kumwumva, Imana y'ibimwumva. Kuko Imana yaraturemye, iturema mu buryo tubasha gukominikana nayo, ibasha kutwumva, natwe tukayumva mu rwego rw'uko iziba icyuho cy'ibyo dukeneye. Yego. None ubwo n'irihe tandukaniro ry'umuntu wize teoloji n'utararyize ariko akaba abikora? Umuntu wize teoloji n'utarayize aho batandukanira, icya mbere iyo umuntu yize teoloji amenya noneho imikorere y'Imana kurutaho. Gute? Icya mbere ni uko buriya ijambo ry'Imana, impamvu ryitwa ijambo ry'Imana ni uko ryahumetswe n'Imana. Iyo rero Imana yakwihishuriye ugasoma cyangwa se ukiga ibyo yandikishije, bituma urushaho uyisobanukirwa kurutaho. Noneho ibyo ngibyo bikanagira umusaruro mu kuyikorera cyangwa se kuyubaha. Ibyo twita kuyikorera cyangwa se kuyubaha bituma umusaruro uzamuka. Umenya uko ubigenza, umenya uko witwara, umenya uko ushyira mu buryo ibyo ukorera Imana. Ibyo byose biba byaturutse kuko wamenye. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bakora ibintu ku rwego rumwe bitewe n'ubumenyi butandukanye. Cyokoze icyo navuga aha ngaha ni uko dufite umwigisha wundi utwigisha kuruta uko twasoma. Niwe wibanze. Gusoma biza ari iby'inyongera. Impamvu niyo ni uko ijambo ry'Imana rivuga ko abizeye Yesu Kristo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ko abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa se umwuka wera ari bo bana b'Imana.
kugira ngo tuzabyera no mu masomo no mu nyigisho tuziga cyangwa se tuzasangiza abadukurikiye. Umwuka wera niwe muyobozi wacu, ariko kuko ijambo ry'Imana ryanditswe n'Imana cyangwa se ryahumetswe n'Imana, ryanditswe n'abantu ariko rihumetswe n'Imana, cyangwa se bahumekewe n'Imana, cyangwa se babibwiwe n'Imana, iryo jambo ry'Imana ry'ubwaryo iyo urusoma uba uvugana n'umwuka w'Imana, kuko uvuga ibyo uba usoma ibyo Imana yavuze, ni nko kumva ibyo Imana ivuga. Rero ushobora nanone kumva ijwi ry'Imana utasomye, ukaryumva mu mutima, kumva hari ibyiyumviro ufite atari biturutse kuri kamere yawe cyangwa se kuri conscience, ibyo bita conscience bidaturutse kuri conscience, ahubwo biturutse ku Mana, ku mwuka w'Imana. Akenshi ibyo bituruka ku mwuka w'Imana biha amakuru conscience cyangwa se umutimanama wacu. Iyo bihaye umutimanama wacu amakuru, bituma twemerera Imana kutuyobora, cyangwa se tukasa naho ntituyemerere kubwo kugira uko dutwara uko dutwara umutimanama wacu, conscience. Nuvuga ngo icyo gihe iyo rero conscience yumviye umwuka w'Imana, ukora kandi ukanagendera mu byo ijambo mu ry'Imana yandikishije muri Bibiliya utanabisomye. Nuvuga ngo umwana umuyorwa n'umwuka w'Imana ashobora gukora ibiri muri Bibiliya atiriwe abisoma. Ahangaha ariko bisaba kuba umuntu akuze mu buryo bw'umwuka, cyangwa se yumvira umwuka wera, kuko umwuka wera niwe wandikishije ijambo ry'Imana. Iyo akuyobora rero ntabwo ushobora kuyobora mu buryo butandukanye n'ibyo yanditse. Yego. None bamwe bakavuga ko abantu bize teoloji, ngo iyo wize teoloji cyane kenshi kubera ko aba ari ibintu bya siyanse, hari ukuntu ngo mu buryo bw'umwuka, ngo mu buryo bw'umwuka mumera nk'abasubiye inyuma, ahubwo mukasigara noneho mugengwa na bya bindi mwize. Wivugaho iki? Icyo mbivugaho ni ukuvuga ngo ahangaha abantu bakeneye gusobanukirwa mu mwuka ni hehe. Iyo abantu bavuga ngo mu mwuka ni hehe, kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu baba ko umuntu ari mu mwuka kuko wenda yavuze cyane. Hari igihe abantu bavuga ko umuntu ari mu mwuka kuko wenda yavuze indimi. Hari ubwo abantu bavuga ko umuntu ari mu mwuka kubera ko yahanuye. Hari n'ubwo abantu bavuga ko ari mu mwuka kuko yavuze ijambo ry'Imana, wenda afite ukuntu ari ritima, cyangwa se afite ritime, umuvuduko. Ariko ijambo ry'Imana, kuba umunyamwuka cyangwa se kuyoborwa n'umwuka bivuga iki? Bivuga kumvira Imana. Nivuga ngo kumvira Imana bibaho mu buryo butandukanye. Kuko Imana iyobora umuntu, ituyobora cyangwa se tubana n'Imana mu buzima bwacu bwose. Turi mu kazi tuyoborwa n'umwuka w'Imana, cyangwa se tuba mu mwuka turi no mu kazi. Tuba mu mwuka cyangwa se tuyoborwa n'umwuka w'Imana turi mu rugo iwacu. Tuyoborwa n'umwuka w'Imana tugenda mu nzira. Tuyoborwa n'umwuka w'Imana tunatanga n'uko nguko tuganiriza abadukurikiye. Nivuga ngo kuba mu mwuka byaterwa n'uko abantu babyita cyangwa se bashaka kubisanisha n'icyo bashaka kuvuga, ariko kuba mu mwuka bisobanura kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Cyokoze umwuka w'Imana iyo akuyoboye cyangwa se umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana aba ashobora kugaragaza imyitwarire itandukanye bitewe n'igihe arimo. Ushobora kuyoborwa n'umwuka w'Imana nkavuga indimi, ariko kuba ntavuze indimi ntabwo bisobanura ko ntari mu mwuka w'Imana cyangwa se ntafite umwuka w'Imana. Noneho rero kuba abantu biga teoloji bagasa n'aho batari mu mwuka, cyangwa se bagasa n'abayobowe n'iby'umubiri, aho ndabisobanura muri ubwo buryo. Nyandi navuze ngo umuntu ntabwo amenya Imana kuko yize teoloji cyangwa se yize ijambo ry'Imana. Umuntu amenya Imana kuko imwihishuriye. Iyo Imana imaze kukwihishurira nibwo uyimenya. Hanyuma rero ijambo ry'Imana kuko ari Imana yaryandikishije rituma uyisobanukirwa, ugenda umenya imikorere yaryo. Cyokoze reka mbisobanure neza ahangaha,
kuko ijambo ry'Imana ryanditswe n'umwuka w'Imana, ari Imana yaryanditse. Iyo unarisomye utanakijijwe ushobora gukizwa urisoma. Ngo uba wumva ijwi ry'Imana, kuko Imana niyo yandikishije iryo jambo. Iyo rero uyisoma nubwo waba udakijijwe ushobora kurangiza ukijijwe, kubera yuko uba usoma, ntabwo uba wiga. Ngo ijambo ry'Imana abantu bakwiye kumenya Bibiliya. Ndagira ngo niyo mpamvu hari rimwe na rimwe abantu bafata Bibiliya nk'ibindi bitabo. Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo. Ngo iyo dusoma Bibiliya tuba twumva Imana ivuga, kuko Imana yo yavugishije cyangwa se yavugishije abanditse Bibiliya, barangije bandika ibyo Imana ivuga. Iyo rero usoma Bibiliya uba uvugana n'Imana biciye muri wa muntu wayanditse. Yaranditse ariko yandika ibyo Imana ivuga. Nuvuga ngo uba rero uvugana n'Imana. Ivugana n'Imana rero kuko Imana yihishurira umuntu biciye mu kuyumva no kuyisobanukirwa. Nuvuga ngo iyo yumvise hanyuma biciye mu gusoma uba ushobora guhita ukizwa, hanyuma ikakwishurira ukayimenya. Ariko noneho ugiye gusoma Bibiliya cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana cyangwa na teoloji ugamije kugira ngo usobanukirwe Imana bitaciye mu kukwihishurira, ntabwo biza. Ushobora kugira ubumenyi ukamenya ngo ijambo ry'Imana, Mose yanditse ibitabo 5, itangiro kuva n'ibindi byose, Paulo yanditse ibingibi, yaragamije iki ngiki kuri abangaba, bikaba ari ubumenyi gusa. Ariko ubwo bumenyi ntibikusigira ubuzima. Ijambo ry'Imana ryo risiga ubuzima, rituma ubuzima bw'umuntu buhinduka. Uko guhinduka Bibiliya ibisanisha no kuvuka, cyangwa se biri byita kuvuka. Ijambo ry'Imana ryita kuvuka, ndetse rikagira no ryita kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu avutse yakira ubundi buze, cyangwa se aba ari nk'umwana. Iyo umwana rero avutse aba afite, ni nkaho aba nta bintu byinshi arakamenya. Ijambo ry'Imana rero iyo umuntu avutse, kuko nta bintu byinshi bakamenya, aba akeneye message gusa y'Imana, kuko aba ari innocent. Aba ari innocent, aba ari nk'igitangambambuga, cyangwa se ntabwo aba arandura. Iyo umuntu rero avutse mu Mana, abyawe n'ijambo ry'Imana cyangwa se abyawe n'Imana. Ikindi abantu bakwiye kumenya nuko ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana bivuga Kristo, bivuga Yesu. Iyo umuntu abyawe na Kristo cyangwa se abyawe n'ijambo ry'Imana, nuvuga ngo ababaye ikiremwe gishya, nta byaha bafite. Uyu muntu rero udafite ibyaha, kubera kuko ababyawe, icyo ahawe nk'ijambo ry'Imana kiramwubaka. Agenda yunguka ubwiza bw'Imana, yunguka kumenya Imana. Gusa ntabwo tuvuga kumenya Imana nko kwiga ngo umuntu azayimenye, ahubwo asobanukirwa imikorere y'Imana. Kuko nta wiga Imana, ntabwo umuntu yiga Imana ngo ayimenye, ahubwo iramwihishurira akagira gute, akayimenya, cyangwa se akayemera. Aha, none ubwo ibyiza byo kwiga teoloji ku muvugabutumwa, cyangwa n'ushaka kuzaba umuvugabutumwa, ni ibihe byo kwiga teoloji rero? Icya mbere ni ibingibi. Iyo wize teoloji cyangwa se wize ijambo ry'Imana, cyangwa se wize Bibiliya, icya mbere umenya icyo Imana yavuganye n'abantu. Icyo Imana yavuganye n'abantu mbere na mbere gitangira kuvugana n'abantu, uhita umenya icyo Imana yavuganye n'abantu kuva ku itangiro kugera ku byahishuwe. Umenya icyo Imana yavuganye n'abantu, uko yagendanye nabo, n'icyo ibashakaho. Uko Imana yavuganye n'abantu, uko yagendanye nabo, n'icyo ibashakaho. Ibyo iyo ubimenye bituma wowe ubwawe umenya uko ugomba nawe kwitwara, ukamenya n'ikigushakaho. Ni ukuvuga kuko ijambo ry'Imana ari ryo ryandikishije, Imana ari yo yandikishije ijambo ryayo. Twebwe iyo turisomye dusa n'abavugana n'Imana, tuba tuvugana n'Imana. Twebwe dutandukanye n'abantu Imana yavuganye nabo Bibiliya itarandikwa. Menye ko hari abantu Imana yavuganye nabo Bibiliya itarandikwa. Abo ngabo bavuganaga n'Imana. Noneho abo ngabo bavuganaga n'Imana, iyo tubisomye dusoma uko Imana yavugishije, natwe Imana ibituvugisha, kuko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Ntabwo Imana ihindura ijambo ryayo, rihora ari rimwe.
principe za cyangwa se amahame igenderaho aramwe ntabwo ahinduka, ntabwo meze nk'abantu. Abantu barubaka uyu munsi bati nubatse etaje ariko ndahindura ndashaka kubaka none inzu imeze nk'igihangari cyangwa se yaviriyeyo rimwe. Imana yaviriyeyo rimwe, ntabwo yibeshya, ikora ibintu mu buryo butayitunguye. Ntabwo bivuga ngo ibi ngibi byarantunguye nagomba kubireka simbikora. Aha, ubwo urumva nyine none se icyo ni kimwe ariko mvuze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo wize ijambo ry'Imana cyangwa se wize teoloji cyangwa Bibiliya, ndabivuga mu buryo butandukanye kuko hari ukuntu abantu bitandukanya teoloji n'inyigisho za Bibiliya, ariko zose ubundi ziruzuzanya. Yego. Kwiga teoloji ni ukwiga kumenya Imana. Kwiga Bibiliya ni ukwiga n'ubundi Bibiliya, kandi n'ubundi Bibiliya yanditswe n'Imana, yanditswe n'abahumekemo n'Imana cyangwa se n'abahishuriwe n'Imana, n'ubundi bifitanye isano. Noneho rero ikindi kidutera kwiga ni iki? Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo yahawe azabihe abandi bashobora kubiha abandi. Ibyo yigishijwe azabyigishe abantu bo kwizerwa, abagabo bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Twiga kugira ngo twigishe abandi. Ni ukuvuga ngo uko abantu baremye, turemye ku buryo Imana yo yadushyizemo akamero kayo cyangwa se ubumana bwayo. Uko tubayeho uko Imana yaturemye yashatse ko tubaho. Noneho uko tugenda iyo tugenda bishimisha Imana, ariko Imana yo ishaka ko tugirana umubano wa bugufi cyane. Niyo mpamvu idusaba ngo dukeneye kuyoborwa n'umwuka wayo kuruta kuyoborwa n'ubwenge yaduhaye cyangwa se ubwenge dufite. Kuko ubwenge dufite hari ubwo dukoresha ibitari byo, ariko iyo tuyoborwa nayo cyangwa se tuyoborwa n'umwuka w'Imana, tugendera mu bushake bw'Imana. Rero iyo twigisha abantu tuba tubigisha kugendera mu bushake bw'Imana cyangwa se kugenda ku Imana ishaka. Ariko Imana yaduhaye umukoro, yaduhaye umurimo wo kwigisha abantu. Iyo wigisha abantu rero ntushobora kwigisha ibyo utazi. Icya mbere, kuko byanditswe, tuba dukeneye kubitanga. Ariko no kubitanga tuba dukeneye kwiga uburyo kubitanga. Kubera iyihe mpamvu? Kuko iki ni ikibazo kiri buze gusubiza n'ikibazo wambaje impamvu abantu biga teoloji. Kuki abantu biga teoloji? Ese abantu ntibashobora gukora umurimo batayize cyangwa se batize ijambo ry'Imana cyangwa batize Bibiliya? Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo buriya Bibiliya yandikiwe isi yose, ariko yandikwa mu muco umwe, yandikirwa mu muco umwe w'Abayuda. Ni nk'uko abantu yakwandika Bibiliya cyangwa se igitabo akacyandika nk'umunyarwanda. Iyo acyanditse acyandika mu muco wacu w'Abanyarwanda. Ariko umenye ko isi yose ntabwo umuco wacu bafite umuco nk'uw'u Rwanda. Imico ishobora kwegerana ariko ibitandukanye. Umuco w'Abisirayeli rero cyangwa se Abayuda ntabwo uhuje n'imico yose. Ariko Imana yatwihishuriye biciye mu muco wayo, mu muco wabo. Ariko imico yacu iratandukanye. Niyo mpamvu iyo dusoma Bibiliya hari amagambo amwe tutumva neza bitewe n'umuco yandikiwemo. Iyo dusoma Bibiliya cyangwa se tuyiga, tuba dusoma icyo Imana yabwiye abantu, tukanagerageza no kugisanisha. Hanyuma n'iki ishobora kutubwira, n'iki tubwira ariko mu muco wacu. Niyo ngo Imana yabwiye Abisirayeli mu muco w'Abisirayeli, ariko noneho ituranya Abisirayeli kugira ngo bazabe urumuri, ibwire n'andi mahanga, n'andi moko cyangwa se n'andi mahanga. Noneho rero kuko andi mahanga afite umuco utandukanye n'uwa Isirayeli cyangwa se n'uw'Abayuda, ni ngombwa ko tumenya uwo muco w'Abayuda kugira ngo dufate ijambo ry'Imana turyumve mu muco wacu, ariko mu buryo butuma tunezeza Imana cyangwa se dukora ibyo Imana ishaka. Kuko ntabwo tuzabaho nk'Abayuda, ariko tuzakora ibyo Imana ishaka. Ariko nidushaka kubaho nk'Abayuda
kandi turi abanyarwanda bizadutonda kuko hari umuco wacu twakuriyemo. Ikindi umenye ko abantu bakwiye kumenya imico y'abantu akenshi ntitandukana. Imico y'abantu y'ikiremwa muntu, umuco nyamuco atari iby'abantu bazana bitandukanye. Uko Imana yaturemye, uko Imana yaturemye akenshi ntabwo guhabanye nuko tugomba kubaho, kuko Imana yaturemanye gukora imirimo myiza, yaturemeye gukora imirimo myiza. Ariko njye nkunda kuvuga ngo yaturemanye akamero kayo. Impamvu ni iyihe? Simvuze ko yaturemye abantu batumva ko mvuze ko yaturemye nkayo, ariko yaturemye nkaho twenda kuyegera. Impamvu ni iyihe? N'ijambo ry'Imana rivuga, tuzabyinjiramo. Rero uko yaturemye, uko twitwara, bituma buri abantu aho batuye aho ariho hose imico yabo akenshi aba ari umuco, ari imico myiza ituma abantu babaho neza, bagirirwa neza, bo mu buzima babanyeho neza, babanye neza. Iyo rero iyo mico, ariko tukagira ibyo dutandukaniraho bitandukanye, kuko imico igenda ikura, imico igenda itera imbere. Hari itera imbere bikaba bibi, cyane itera imbere bikaba byiza. Ariko akenshi kuko Imana yaturemanye ubumana bwayo, abantu bose imico batangiriyeho cyangwa se imico yabo ifite uko igaragaza ubumana, igaragaza Imana muri bo. Yego. None tugira ngo tugane no ku musozo, wowe ujya kwiga ni irihe tandukaniro mbere y'uko ujya kwiga teoloji na nyuma yo kuyiga ukanayiminuzamo? Wowe ni ibyo wagiye ushaka cyangwa ibyo wari ufitiye amatsiko wasanze ari ukuri, cyangwa ibyo nari mfitiye amatsiko nasanze ari ukuri? Icyo byamfashije njyewe nkizwa, cyangwa se n'Imana impamagara. Hari ugukizwa, hari n'Imana kuguhamagara gukora umurimo wayo utandukanye, imirimo itandukanye. Njyewe nkizwa numvise nshaka kubaha Imana, numva nshaka kugendera imbere y'Imana, nyine mu murongo w'Imana. Somye Bibiliya rero nari nasomaga ntarayinjira mu masomo atandukanye ya teoloji, ariko nabwo naragendaga asobanukirwa imikorere y'Imana. Ariko none nize teoloji, navuga ko teoloji cyangwa ijambo ry'Imana ryashyigikiye kumenya ijambo ry'Imana, cyangwa se kumenya Bibiliya, kuyiga byashyigikiye umuhamagaro wanjye. Urumva hari ubwo ushaka kumenya Imana ukagira confusion, cyangwa se ukagira nk'akantu ko gushidikanya, ukagira akantu ko gushidikanya. Njyewe byankuriyeho gushidikanya, kuko ibyo nize nasanze uko Imana yampamagaye nuko nize ariko ngomba kumera. Njye ntabwo nize teoloji ivuga ngo ndaba umuntu w'umuhanga uzi ibintu byinshi, bintandukanya n'uko Imana yashyizemo gihamagarwa. Ahubwo nasanze ijambo ry'Imana n'ayo masomo ashyigikira uko nahamagawe, cyangwa se uko Imana yampamagaye. Byatumye rero byakuyeho urujijo. Urumva, bituma ahubwo ijambo ry'Imana ndikomeza, ndarikunda cyane kuva mu itangiriro kugira ngo byahishuwe. Imana ivuga, hari n'abavuga ngo Imana irivuguruza, ariko biterwa n'iki? Nuko batize, nyine batasomye ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya ari igitabo kinini, kugira ngo isobanukirwe udafite uburyo uyiga mu buryo buri systematique cyangwa se buteguye neza, akenshi hari ubwo bigorana. Ariko simvuze ko atari byo. Umuntu aba akwiye kuyisoma kuva ku itangira kugera ku byahishuwe. Uko ugenda usoma Imana igenda ikwihishurira, kuko umenye kuba wumva Imana ivuga. Iyo wumva Imana ivuga rero uba uruta wa wundi utayumva. Ni byiza gusoma kuruta kudasoma. Ariko noneho iyo usoma mu buryo buteguye, bituma uyumva noneho kurushaho. Nko kureba filime y'amaseri. Ni nko kureba filime yavuze ukamenya ngo uyu munsi hakurikiye iyi. Twarangirije aha ngaha turakomereza gutya. Niko kureba filime y'amaseri. Yego. Iyo rero none tekereza umuntu akuzaniye za filime zose y'amaseri yose agahita kurunda imbere. Ushobora guhera kuri seri ya nyuma ukabona wenda ibyo ugezeho bibaye gucanganyisha. Hari akantu wumvisemo ariko ntabwo ubyumvise neza.
ugakurikizaho wenda iyo hagati ukabona ni byiza ariko hari akantu kabura. Noneho rero iyo uhereye ku ya mbere ukagenda uzamuka ugenda mbese mu maroko baba ngo ugenda wuzura umwuka, uba wumva ari ibintu byiza cyane. Yego. None se ni nk'ayo makosa akorwa n'abantu batize teoloji? Amakosa akorwa n'abantu batize teoloji. Yego. Icya mbere, iyo utize teoloji cyangwa utize ijambo ry'Imana, ushobora gufata nk'umurongo muri Bibiliya, uwo murongo wawe ufata ukawusobanura uko utari. Yego. Wodewe Yesu ararira, ukajyana n'amarangamutima yawe cyangwa ugeze icyo ni icya kabiri. Ushobora gufata umurongo ukawusobanura uko utari, cyane cyane kuko Bibiliya ubundi ni imwe. Bibiliya ivuga message imwe. Bibiliya yose ivuga kuri Kristo, ivuga Kristo. Noneho rero nk'ubwo ngubwo bivuze ngo Bibiliya ivuga Kristo, hashobora kutabyumva ko twumvise Mose, Aburahamu na Mose na ba Isaka na ba Paulo na ba Petero n'abandi batandukanye. Ariko iyo ugiye mu kwisobanukirwa usanga Bibiliya santere yayo, senta yayo, focus yayo ari Kristo. Noneho kugira ngo umenye ko ari Kristo bisaba nyine kuyisoma uhereye ku itangiriro ugenda uyisobanukirwa. Icyo ni kimwe. Iyo usomye rero umurongo umwe ukawuti urugero Yesu ararira, ukazana ibintu byinshi bishamikiyeho bituma Yesu arira, ariko ubikuye mu marangamutima yawe, hari aho ugera ugasa n'uyobeje abantu cyangwa se uvuze ibitari byo. Ariko iyo usomye ijambo Yesu ararira ukarihuza n'ijambo ry'Imana ryose, ngo umurongo Yesu ararira ntabwo uwusoma nk'umurongo kwawo, uwusoma n'uwuhuza na Bibiliya yose, iki Imana yavuze muri Bibiliya yose. Ngaho rero fata Yesu ararira uyihuze na Bibiliya mu minota nk'itanu uhawe yo kuvuga ijambo ry'Imana. Bisaba kuba warasomye Bibiliya itangiro mu isezerano rya kera, ndetse wanasomye Bibiliya mu isezerano rishya, ariko waranasobanukiwe icyo Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera n'ikivuga ku isezerano rishya, ukamenya ngo Yesu ararira uwo murongo ushatse kuvuga iki. Ni ukuvuga ngo muri teoloji cyangwa se mu gusobanukirwa uwo murongo ugomba kuwuhuza n'imirongo cyangwa n'ibitabo bibanziriza uwo murongo ndetse n'ibiheruka uwo murongo, kugira ngo usobanure neza mu buryo abantu bawumve mu kuri kwawo, ntibawumve mu marangamutima. Noneho ikindi, abantu batasomye ijambo ry'Imana cyangwa se batize Bibiliya, andi makosa bashobora gukora ni amakosa yo gufata ibyo bafite mu mutwe ibyabo bakabishyira mu ijambo ry'Imana. Ayo makosa bayakora bagamije gusa n'abashaka gushyigikira ijambo ry'Imana, kandi ryo ririhagije. Ijambo ry'Imana ntabwo rikeneye ko wowe urisobanura cyangwa se uzana ibintu birifasha gusobanuka. Ryo ririhagije. Niyo mpamvu iyo twigisha ijambo ry'Imana tuvuga ubutumwa cyangwa se twigisha, tuba tugomba kwirinda ibyo twongeramo dusa naho dushaka kubyumvikanisha, kubera yuko dushobora kuzanamo amarangamutima yacu rigahabana n'ubushake n'ikimana ashatse kuvuga. Tugana ku musozo, kazangiye kubaza hari kuri icyo kintu wari umaze kuvuga, hari nk'umuntu uvuga kugira ngo Imana ikugirire neza cyangwa kugira ngo isohoze ibyo yakuvuzeho. Yego. Haravuga ngo ese Imana ikenera sample? Ese koko nibyo? Ikenera sample, ikenera icyo kwifashisha, kwifashisha intangiriro zo kugira ikintu intangiriro, ikintu yakwifashisha kugira ngo igire icyo yakumarira. Yego. Icya mbere, buri Imana irihagije. Imana yigeze ibwira ni Salomo yaravuze ngo wavuze ko isi ari ibirenge byawe, ijoro ari intebe yawe, twakubakira inzu ingana ite, waba mu yihe nzu? Iyi nzu Salomo yubakiye Imana, ntabwo Imana yari ikeneye kuza ngo yicaremo yewemo. Impamvu Imana yayikoze ko ari kugira ngo abantu batangire basobanukirwe Imana. Noneho Imana ntigituye, ntigishyirwa mu isanduku y'isezerano
urumva ahubwo noneho yagiye mu mitima yacu. yego None se Imana uburyo ubugari bwayo yakwinjira mu mitima yacu? Ntabwo Imana yinjira mu mitima yacu, ahubwo Imana kugira ngo yigaragarize abantu, mu kwigaragariza abantu yisanisha nabo, ikisanisha no guca bugufi kugira ngo tukunde tuyumve. Imana iticishije bugufi ngo yisanishe, nibyo bita incarnation mu gifaransa, incarnation. Ibyo ngibyo bituma Imana itwegera. Urugero, hari n'abantu bagira confusion kuri Kristo, bakamwita ngo ni mwene Mariya, ngo na Yosefu. Kubera iki? Kuko yicishije bugufi akisanisha n'abantu. Ariko iyo atisanisha n'abantu, akaza urugero nko ku gihe cya Mose, Abisirayeli bavuga ngo natwe ngo ariko niwe uzahora uvugana n'Imana wenyine, twe ntiyavugana natwe, yibwire ko natwe dushaka kuvugana nayo. Uribuka uko byagenze? Inkuba zarakubise imirabyo irarabya, bafata no niba ari Imana izana ibintu nk'ibi ngibi, igomba kuba ari Imana iteye ubwoba. Genda rwose, twanayibonye, twanarangiza no kuyibona, ni Imana ikaze ikomeye, genda uvugane nawe, birahagije rwose, twayibonye. Kubera iki? Yibwiriye Mose ubwe ko atayibona ngabeho. Ubwiza bw'Imana burenze uko twabwakira. yego Ngo niba tubona ibintu byiza bitandukanye, ubwiza bw'Imana bwo burenze uko birenze amarangamutima yacu. Ntabwo amarangamutima yacu ashobora kwakira ubwiza bw'Imana, ahubwo igende itunushiraho gato. Muri ubwo buryo bwo tugaragazaho gato rero, inicisha bugufi mu buryo bita incarnation, ikatwegereza kugira ngo atiriste tubashe kuyumva no kuyimenya. Ariko igiye mu bwiza bwayo no gupfa twapfa, kubera ko ubwiza bwayo burenze kamere yacu, no burenze amarangamutima na kamere yacu. yego katugane ku musozo w'iki kiganiro, kugira ngo n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo tuzakomeze turumva ko ijambo ry'Imana naryo ni rigari. Ni rigari kandi bisaba guhugurwa kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibintu, tumere nk'abantu batari mu kigare, ahubwo dusobanukirwe neza uko ijambo rivuga n'uko ibyahumetswe n'Imana bidutegeka kugenda. yego urumva ikindi wenda nsorezaho mu byo navuze bituma umuntu yiga ijambo ry'Imana. Pawulo yageze kubwira Timoteyo ngo ukwiriye kwiga cyangwa gusobanukirwa cyangwa no kumenya, babijyana mu busobanuro, kugira ngo ubashe guhererekanya ijambo ry'Imana neza, ubashe kuritanga neza. Ntabwo abantu biga gusa kugira ngo bamenye, ahubwo kubasha kumenya kurihererekanya, kuritanga. yego ugura abantu biba byiza, kubera ko abantu barahuze bari mu bindi byakagize, ariko ukumva bafite n'umuhati uko babyiga bakabigira. Hari igihe umuntu aba ari nko mu kazi, uvuga ngo nkeneye ahantu wenda byibuze mu masaha, mu minota mikeya, reka nigire isomo, nabyo mbibure nibereye mu rugo ntarinze kujya kugira. Ni uburyo bwiza bushobora kuba buzadufasha cyane kugira ngo bibashe kuba hagira abantu bahugurwa bamenye ijambo ry'Imana. yego icyo Imana duhamagariye ni ukwigisha ijambo ry'Imana, cyangwa se no kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Gusa kubyiga bisaba gushyiraho umwete. Nabwo abadukwiye ko bakwiye gushyiraho umwete, kandi umwete ugaragazwa n'ibintu bitandukanye. Ntibinasobanuye ko abantu bazigira ahangaha tugiye gukorera ngo bibe bihagije, ahubwo bakeneye kujya mu ishuri bakicaramo bakiga. Urumva, bakeneye kurikurikirana cyane bakanarisoma. Ariko kandi navuga ko Imana iduhaye amahirwe kubw'ikoranabuhanga kuba noneho bakurikira ibyigisho tuzagenda dutanga bitandukanye by'ijambo ry'Imana. yego ubwo ngubwo ni uko nguko. Reka ubwo tuzasubira hano ni mu rugo kandi ni ikaze, kugira ngo ubumenyi tugende tubuhererekanya, kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Reka dusoze ikiganiro usenga kugira ngo
ibi bintu tuvugiye aha ngaha bizagira aho bigera. Imana ishimwe cyane. Mu gusoza nagushimira ko iyi ni initiative cyangwa se ni igikorwa cyiza, kuko abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, Imana igira neza. Waturemye uturemana urukundo, ndetse uturema kubera urukundo, kuko waturemye mu ishusho yawe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo bigaragaza urukundo dukunda tutiriwe turushaka ahandi. Kuba waraturemye uturemye mu ishusho yawe bisobanuye ko udukunda. Mu kudukunda rero waduhaye n'umwana wa Yesu Kristo, ariko uranamutumenyesha mu buryo butandukanye harimo n'ijambo ryawe. Niyo mpamvu tugushimiye kuko yaje akadupfira kugira ngo tube bazima, duhabwe ubugingo buhoraho, tuve mu buzima bw'icyaha tujye mu buzima ushima, ubuzima bwejejwe kandi bukiranuka. Ndagushimira rero kubw'iyi televiziyo, kubw'inkuru nziza TV, kandi mbasaba umugisha umuyobozi wayo, umugisha umwagure mu izina rya Yesu Kristo, kandi nsaba umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira kugira ngo bazagende basobanukirwa ijambo ryawe n'ubwami bwawe n'imikorere yawe, kugira ngo babashe guhabwa umugisha nawe, kandi babashe Mwami Yesu Kristo gukora nk'abaguhagarariye ndetse nk'abahamagaye kugira ngo bakubahe kandi bakubahishe. Urakoze kubyumvise, bisabye Imana nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Inkuru nziza TV.